igitondo cyiza rero kuri mwese muteze amatwi mirongo 96 FM ni radio itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR. Hanyuma reka tugohe ikaze cyane mu kiganiro ubuzima bw'itorero nk'uko usanzwe ubizi ko kiba ku wa kabiri ku isaha nk'iyi saa 5 kugera ku isaha iyi saa 6. Tubahaye ikaze cyane mwese muduteze amatwi muri kano kanya. Ikiganiro ubuzima bw'itorero kikaba ari ikiganiro cy'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR nk'uko mumenyereye buri wa kabiri ku isaha saa 5 muri kumwe na Dudurema umunsi nanjye naje kugufasha ikiganiro. Ni karibu cyane pastor. Aha rero abantu benshi bakunze kwibaza ubuzima bw'itorero bakibazaho ibintu byinshi bitandukanye ariko tubibutse ko ubuzima bw'itorero ni ishami rikorera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda aho usanga ari inkingi ishobora kuba wakwita inkingi ya mwamba kuko niho hari ivugabutumwa harimo amahugurwa harimo ubuzima bw'itorero nk'uko tubivuga. Kikaba ari ikiganiro rero cya ADPR ariko kiyoborwa n'umukozi mu biro bikuru by'itorero Pastor Claude Rudasingwa ushinzwe ishami nyine ry'ubuzima bw'itorero muri ADPR ndetse n'ivugabutumwa. Hanyuma muri iki kiganiro tugenda tuboneramo byinshi bitandukanye pastor, cyane cyane yuko ari ikiganiro cyiza kizagifasha abakristo muri rusange kumenya byinshi bitandukanye. Aho mu kiganiro cyashize cyasa cy'ubushize twakoze cyari twe turimo kuganira ku kamaro k'icyemezo cy'umukristo. Yego. Ni byinshi, hari imirimo myinshi ikorerwa muri ubuzima bw'itorero harimo ibyemezo, harimo amabwiriza, amahame shingiro, harimo discipline nk'uko tubyita, ariko uyu munsi turaza kurebera hamwe ubukwe bwa gikristo. Ubukwe bwa gikristo. Abantu benshi rero bakunze kutandukira ugasanga bakora ibintu kibazaho babikoye bikakuyobera, ariko uyu munsi ngira ngo noneho abantu baraboneraho uburyo bwo gukora ibintu byemewe n'amabwiriza y'itorero. Yego, turaza gusobanukirwa nituvuga ubukwe bwa gikristo ni buno bukwe nyine dukora cyangwa se mariage yo gushyingirwa k'umukwe n'umugeni. Ngira ngo hari mu kanya gato ubwo twagaruka twakira Pastor Claude. Nk'uko mwabyumvise rero kiganiro n'ubuzima bw'itorero muri kumva kuri mikoro Pastor Kirema Muganza hamwe na Dudurema. Tukaba rero duhaye ikaze Pastor Claude Rudasingwa ushinzwe ishami ry'ivugabutumwa n'amahugurwa ndetse n'ubuzima bw'itorero muri ADPR. Karibu Pastor. Murakoze cyane. Ngira ngo ahari hari agaseke mudupfunyikiye mugwire gupfundura ubukwe bwa gikristo. Ni isomo rikomeye, ni isomo rikomeye ariko ridakomeye cyane ahubwo abantu bakwiga bakamenya. Dushobora kuza kwisanga twakoraga amakosa cyane cyangwa se ugasanga abantu bari mu murongo Ikaze rero tubaye ikaze kugira ngo mutugezeho ibyo byose. Murakoze cyane. Dushimye cyane Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iyo ntego mwari mumaze kuvuga. Tugiye kuganira ku bukwe bwa gikristo. Twahera rero ku mabwiriza agenga imisango n'imihango y'ubukwe mu itorero rya Pentecote mu Rwanda. Ubundi amabwiriza dufite abivugaho iki? Ubwo turasa nkaho duhereye ku umuco wacu w'igihugu, umuco mwiza. Ubundi imisango y'ubukwe bwa gikristo turayishyigikiye kuko ariyo umuco mwiza nyarwanda. Ni ukuvuga biriya bikorwa byo gusaba no gukwa itorero rirabishyigikira kuko bihura n'umuco mwiza nyarwanda. Icyakora abakristo batorewe kuvuga imisango, wenda ahangaha niho hari umwihariko. Abatorewe kuvuga imisango bagomba kwirinda imvugo irimo ibinyoma. Itorero ryigisha kuvuga ukuri nk'uko tubisanga mu byahishuwe igice cya 21 murongo wa 27 no mu byahishuwe 22 murongo wa 15. Skwana bavuga ngo umuntu ukunda kubeshya akabikora, Bibiliya igaragaza ahantu azajya. Ni mwirimbukiro. Ijambo ry'Imana n'indirimbo z'Imana bigomba guhabwa umwanya
muri iyo mihango y'ubukwe ruvuga niba hari ubukwe buhari ijambo ry'Imana n'indirimbo z'Imana itorero nibyo risaba ko bihabwa umwanya. Umushyingira cyangwa se abambariye umukwe n'umugeni bagomba kubahiriza gahunda y'umuco w'itorero rya ADEPR. Aho twageze mu myambarire. Ku bijyanye n'imyambarire y'abageni n'ababambariye babandi baba bari hafi bakwiriye kwirinda imyambarire y'inzaduka ibambika ubusa. Buriya reka wenda hankoresha ijambo ry'Imana ko hari igihe umuntu yatavuga ati si imyambarire pasiteri buriya ashatse kuvuga iki, imyambarire se idakwiye ni iyihe? Ariko ijambo ry'Imana riravuga hano mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 9 kavuga ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye. Uko namwe turi kumwe aha muraza gusubiza iki kibazo. Imyambaro ikwiriye ntabwo muze kumfasha namwe ndumva harimo nyine ikwiriye. Iri jambo ni ijambo ry'Imana ubundi hari imyambaro rero idakwiriye, ubwo wenda igisubizo cyumvikane gutyo. Iyo myambaro idakwiriye ntabwo ijambo ry'Imana riyemereye abakristo, nta nubwo itorero riyemera mu gihe cy'ubukwe bw'abanyetorero. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye. Iyo urebye mu Baroma rero 12 umurongo wa 2 haravuga kandi nimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Mu rwego rwo guhesha Imana icyubahiro n'itorero ni byiza gukoresha korale mu gihe cy'ubukwe aho kuzana itorero ribyina kinyarwanda. Ubwo ni nk'uko nk'umubyeyi yaguhitiramo ntihari itorero ribyina kinyarwanda na korale wahitamo iki? Itorero ryaguhitiyemo iki? Ryahisemo korale kugira ngo kuko wenda turaza kubigarukaho ubukwe nivuga butumwa. Hanyuma gushyingira wenda mbise mbigeraho harazamo ingingo y'ubutinganyi. Ubutinganyi murazi ko ari ijambo rivugwa. Ugushyingirwa itorero rya ADEPR ryemera ni ugushyingirwa kugaragara muri Bibiliya. Bityo rero gushyingira abahuje ibitsina itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR ntiribyemera kuko ari ikizira Imana yanga urunuka. Itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR ryemera kandi gushyingira ni ukuvuga ryemera gushyingira umukwe n'umugeni. Ubwo ni ukuvuga ni umusore abahuje ibitsina oya ntabwo ari byo. Noneho hari rero n'abihinduye ibitsina ntabwo nabyo itorero ribyemera kubashyingira. Wenda muri uru Rwanda bishobora kuba bitaraza ariko hari aho tujya tubyumva. Abishingiye rero hari abantu baba barishingiye. Urumvira ijambo kwishingira hari no gushyingirwa. Abishingiye se biti? Abakristo bishingiye bamaze kubisabira imbabazi itorero bemerewe gushyingirwa bamaze gukora ibisabwa byose kandi abagore badatwikiriye mu maso. Abishingiye bakoraga imirimo y'umuhamagaro mu itorero. Iyo bihannye bagashyingirwa mu itorero basubizwa mu mirimo nibura nyuma y'imyaka 5. Iyo imyaka 5 ishize bashimwa. Ibyo wenda twazagenda tubiganuraho. Ariko hari indi ngingo yindi. Hari abantu baba baratandukanye. Tuvuge barakoze ubukwe bagatandukana. Noneho se niba baratandukanye itorero rifite uwuhe murongo kuri abo bantu? Abatandukanye bari barashyingiranywe mu buryo bwa gikristo mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR ntiryongera kubashyingira. Ubwo babirangiye. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto cye cya 7 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11. Uwatandukanye iyo agiye gushyingirwa mu rindi torero ntabwo agaruka mu itorero rya ADEPR ngo yakirwe nk'umukristo kuko aba yishe ihame rya Bibiliya. Kakarakomeye. Karakaza. Kandi ni ngombwa kubaha.
uwatandukanye n'uwo bashakanye ari umukristo mu itorero rya ADEPR nta mirimo y'ivugabutumwa azajya akora igihe ari we gutandukana byaturutseho. Abatandukanye rero batarakizwa, umwe akaza gukizwa, itorero rimaze kugerageza kubunga bikananirana, ryemera gushyingira umwizera. Abo ni babandi batandukanye batarakizwa. Mu gutegeka kwa 2:21 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Abashyingiranywe bikagaragara ko umwe muri bo afite ubumuga bw'uburemba, bimaze kugenzurwa n'abaganga babifitiye ububasha, itorero ryemera gushyingira udafite ikibazo kuko nta gikorwa cyo kuba umubiri umwe kiba cyarabaye. Ariko ibi byemezwa nande? N'umuganga ubifitiye ububasha. Abasezeranye muri indi torero rya gikristo bagatandukana, hanyuma umwe akaza mu itorero rya ADEPR, nawe ntiyemerewe gushyingirwa n'undi mugabo cyangwa umugore, bibaye ngombwa ko ari ikibazo cyihariye kiri kuri iyi ngingo byasuzumwa n'inzego z'itorero zibifitiye ububasha. Ibi biba mu mabwiriza ngengamyifatire abashumba baba bayafite, ni kuri page yaho ya 8. Tugere rero mu gutaha ubukwe, undi niba hari ibibazo mwaba mufite muze kubimbaza. Gutaha ubukwe bw'abantu rero badakijijwe, tudahuje imyizerere, tudahuje itorero ribifata gute? Gutahira ubukwe abantu badakijijwe no kubatwerera nta kibi kirimo, ahubwo ubutanze ubuhamya ko utirengagije abantu ngo nuko mudahuriye mu idini rimwe. Ushobora no kubona aho uhera ubigisha ijambo ry'Imana mu yindi minsi, kubera yuko bakwitabaje nawe ukagira gute ukabatabara. Icyangombwa nuko wowe nk'umuntu ukijijwe wirinde icyakwanduriza ubugingo muri ubwo bukwe, byaba ari byo kurya cyangwa se ibyo kunywa byabo cyangwa se amagambo cyangwa se n'ibindi. Ariko ntabwo umuntu mudahuje idini wavuga ngo ubura bukwe bwe ntabwo nzabujyamo, ahubwo ugomba kujyayo ukamwerera imbuto, mu yindi minsi ukazabona naho uhera uvuga aho ntekereza ko abukoze n'ikintu kibi cyo kuvangura. Kandi itorero buriya ryigisha urukundo, kandi urukundo ntabwo rurobanura. Ndatekereza ko ahari niba murangije twagaruka mu kanya gato tunyura muri byinshi mwagiye muvuga tureba. Twibutse n'abadukurikiye ko baza kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0789635482 0789635482. nk'uko mwabyumvise turi mu kiganiro ubuzima bw'itorero, turi hamwe na Pasiteri Jean Claude Rudasingwa, ni umukozi mu biro bikuru by'itorero ushinzwe ubuzima bw'itorero. Tukaba turi kumwe kandi na Dudu Rehema. Ngira ngo uyu munsi harimo abantu benshi baza kuza gusobanukirwa ibyerekeye ubukwe. Rwose mu kanya gatoya ku bantu bari bugende bashaka kubugira ikibazo baba batubaza, baje kuri izo nimero nyine za SMS utwandikira ubutumwa bugufi, turagenda tubunyuzamo amaso. Mwese muteze amatwi rero Life Radio, turacyari mu kiganiro ubuzima bw'itorero, ariko n'ubundi twakomeje kugenda tuvuga tugaruka ku bukwe, ariko turagira ngo tubanze dusobanuze Pastor atubwire ubundi umuhango w'ubukwe ukorerwa abandi. Murakoze cyane kuri iki kibazo. Ubundi umuhango wo gushyingirwa n'umuhango wera, kuko Imana ubwayo niyo yatangije gushyingirwa ubwo yari imaze kurema isi n'ibiyuzuye byose. Aho n'itangiriro igice cya 2 ndumva abantu benshi bawuzi, umurongo wa 18. Yesu rero nawe yigishije ibyo gushyingirwa kwera kutarimo ubutane
cyangwa se kwahukana. Imana yabikoreye kugira ngo ishyireho gahunda iboneye mu muryango wa gikristo. Ishyiraho umugabo n'umugore ngo babireme ry'umuryango, abo bombi bahujwe n'Imana ubwayo. Abashyingirwa nibo barumbashije, yego, ni abakristo b'urugingo rw'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda DPR, bashimanye kandi badahuje ibitsina. Nari nigeze kubivuga, bashimanye ni kuvuga bakundanye. Inyigisho rero z'abageni zitegura gushyingirwa, zimara amezi 3. Impamvu y'ayo mezi 3 nuko umuryango itorero riwuha agaciro, kandi rero agaciro k'umuryango kagomba guhera mu nyigisho. Bakabigisha mbere y'uko ubukwe buba. Izo nyigisho zitangwa na pasiteri ndetse n'umushumba wa paruwase. Ni byiza yuko abageni, aba umukwe n'umugeni, mu gihe bagiye mbere yo gushyingirwa agomba kubanza akabigisha. Aba batangiye umushinga w'ubukwe rero itorero rirabanza rikabibona, kaberekana, hanyuma bakabashima. Ubwo rero ngo nsubize neza, ni abashimwa. Abakristo bashimwa bafite ubuhamya bwiza, bagenzuwe, niyo mpamvu tunashyira mbere. Ahanga none umuntu yakwibaza ubukwe ukuntu bugenda, ubundi hirindwa ibiki cyangwa se hakurikizwa iki kugira ngo ubwo bukwe bugere? Ubijyanirane n'ibintu byinshi bikorerwa mu bukwe, cyangwa se amasezerano atandukanye abera hagati y'umukwe n'umugeni, kandi mu nzego zitandukanye. Ndatekereza ko hari inzego zitandukanye bagomba kugiranirana amasezerano imbere yazo cyane. Urakoze kuri icyo kibazo cyiza cyane, nacyo twumvaga ari umurongo turi butange. Ni ukuvuga ngo ugushyingirwa abantu babikorerwa n'itorero nyuma y'uko abakundanye babigaragarije ababyeyi. Ubwo mvuze ubwo etape ya mbere cyangwa icyiciro cya mbere nuko ababyeyi bagomba kuba babizi gusaba no gukwa. Igihe ababyeyi batabizi nta bukwe buhari, ntabwo bishoboka. Icya kabiri ariko ahangaho ukiri aho, kubimenya no kubyemera ubidutandukanye. Ababyeyi nabo batabyemeye, ese iyo kese yo yabaho? Ababyeyi bakaba babizi ariko batabyemera ko bashyingirana. Ababyeyi bishobora kubaho, ariko tureba umuryango. Urumva rero mu muryango hari igihe nk'umukobwa bafite umuryango, wenda bamwe muri bo bati ntabwo tubishaka, ariko harimo abandi babyemera. Itorero rero rireba rwa rukundo rwa bombi. Hanyuma ariko tuzakenera n'abahamya. Uzi ko mbere yo gushyingira se umupasiteri asaba abahamya ku ruhande rw'umukobwa n'uruhande rw'umusore. Niyo mpamvu rero twebwe tureba niba iby'umuco nk'uko nahereye, nyarwanda mwiza wo gukwa, gusaba ko wubahirijwe. Niyo etape ya mbere, niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri rero ni ukuba barasezeranye imbere y'amategeko y'igihugu ya Repubulika y'u Rwanda. Ubwo ni mu murenge? Aho ni mu murenge. Iyo ni intambwe ya kabiri. Ubwo aho ngaho n'abantu baraza gucurukura. Ba bandi bajya babanza mu murenge bakajya gusaba, nta wabibabwiye. Baba babicuritse, ntabwo ari umurongo w'itorero. Ahambere nese uje gusaba uwo warangije guhabwa n'amategeko. Habanza rero ni ukuvuga ngo mu murenge n'inyuma nyuma yo gusaba. Kuko nabo mu murenge bakenera ubuhamya ko wakoye. Ni ukuvuga ngo iyo niyo ntambwe ya mbere. Wenda muri ibi biganiro abantu bazabaza impamvu, bamwe bati igihe abantu banjye kongera kuza bakagaruka. Icyo ntabwo bikuraho amabwiriza na gahunda y'itorero. N'umuco banza usabe ukwe, umuryango guha umugeni, nurangiza ujye gutera igikumwe mu murenge. Nurangiza rero izo ntambwe ebyiri uhita uza mu rusengero, itorero rigushyingire. Akomeza turaza kuhabaza hanga. Nyuma yo gukora ibisabwa mu muryango w'umugeni, ubwo no kuvuga ku mukobwa, n'ibisabwa na leta, baza mu itorero ngo basabirwe umugisha, biza no kwera mu mubano wabo. Nicyo ngicyo. Hanyuma etape yindi ikurikira,
nyuma yo mu murenge ubwo nyine ni ukuza mu rusengero umuhango ubwo mu kanya wenda ne tuza kubona umwanya turagera mu rusengero tuze kureba wenda nkanga icyo twavuga ntabwo uko umuhango uyoborwa byose twabijyamo ariko wenda twareba amagambo y'ingenzi wenda nk'indahiro tukareba nk'uko nk'impeta ibintu nk'ibyo by'ingenzi unyemerere n'ibyo mwasaba Pastor Claude unyemerere na Dudu anyemerere nkubaze yego urabona ahangaha wenda mu murenge numva nta bibazo mafite kuko hari amategeko yanditse bakurikiza yego nanabonye umuyobozi w'umurenge afata umwanya nawe akabigisha ariko kenshi abigisha ibyerekeranye n'amategeko bashyiraho umukono nabonye naho biba bitoroshye ntabwo biba byoroshye ariko twizire mu muryango hahandi wavuze ko ababyeyi ku mpande zombi bagomba kuba babihaye umugisha wa kibyeyi hakabaho ikintu gikomeye cyitwa gusaba no gukwa ari naho abantu bakunze kuvuga ngo ni ubukwe cyane cyane ngo bw'umugeni bw'umukobwa aha nagira ngo twereke uruhare rw'itorero muri uyu muryango muri uyu muhango witwa gusaba no gukwa uruhare rw'itorero kuko harimo ibibazo byinshi hanyuma niturangiza ndazi ko ikiganiro gishobora kuza kuba kirekire bitewe n'umwanya dufite tuze kureba n'imvugo zikoreshwa cyangwa imisango mu kinyarwanda turebe uruhare rw'itorero muri iyo misango n'ibihakorerwa niba ari ibintu bijyanye n'itorero koko cyangwa niba ari iby'imiryango tubirobanure urumva turebemo ibikwiye gukorwa nk'umuntu ushinzwe ubuzima bw'itorero ahangaha udukore mu rungabangabo yewe biroroshye cyane kuko uko itorero ribona uriya mwanya wo kujya gusaba umugeni ni ivugabutumwa aho ngaho ni ivugabutumwa iyo mvuze rero ivugabutumwa ako gasobanura bivuze iki bivuze ngo ibintu byose ibikorwa byose biraza kuba bigendeye ku ijambo ry'Imana ku gushyira abantu kuri Kristo niho biba biri ni ukuvuga ngo nta gahunda ibaho hatabaye gusenga icyo ni icya mbere haragomba kubonekamo ukuri nyakuri kuvuga ngo nta kubeshya kuza kubaho mbese ivugabutumwa nyine byumve ntago baza kuvuga ngo baje gusaba ngo wowe uri aho ngaho uri umukristo ngo uvuge ngo uwo mugeni ngo ntarakura ngo cya yaragiye ahubwo yagiye kwiga muri Amerika none ngo indege mukanyiramuzana oya imisango se ko ntekereza ko byitwa imisango ngo harimo no kuryoshya kuganira bya kinyarwanda bya gikristo urabyumva ariko ubundi hari ukuganira ubwo se tukiri aho abantu bavuga nubwo uri kuvuga ko ari ukubeshya wowe urabivuga nyine ku ruhande rw'itorero ariko ku ruhande rw'umuryango bo bumva ngo ibyiza ari ukuganira kugira ngo ubukwe bugende neza burusheho kuryoha kugira ngo ubukwe burusheho kuryoha bugende neza ni ukuvuga ukuri aha rero urumva ukuri kw'itorero n'ukuri k'umuryango ibi bintu murabisanisha muto kuko ari n'abadukurikiye twabwiye ngo batwohereze ubutumwa bugufi kuri 0789635582 barazi uko bukorwa n'ejo bundi ku wa gatandatu bwarabaye n'ejo bundi ku wa gatandatu buzongeramo hanyuma ahantu bikorwa bakabanza bagatebya bakoze iki mu rwego rw'umuryango no mu rwego rw'itorero ibyo bintu bipfanike ubundi bigomba kuzuzanya biterwa na wa bantu bahawe umwanya umukuvuga ngo umukwe mukuru n'umusangwa mukuru bariya abantu rero bagomba kuba ari abanyetorero ni itegeko pastor cyangwa n'ubwumvikane bishobora no kuba atari abanyetorero ariko bakamenya aho uwo muhango mbega ni mu bakirisi urugo baje gusabwa apana urugo ahubwo abagiye gukorerwa ubukwe ni bande kuko urumva agomba kuba ari umubyeyi uzi ikinyarwanda mu ukuze wenda umuryango ushobora kumutora uti ni wowe rero uzatanga umugeni wacu ariko ni umurokore ni umukirisitu twibukiranye ko we akaba abizi ibyo aka kantu wavuze mbere kuvuga ngo nivugabutumwa ndumva ahubwo uyu mukwe n'umugeni bari mu ivugabutumwa iyo nshingano hari birashoboka ariko ni gute baza kuba bari mu ivugabutumwa ryo kugira ngo bavuge ubutumwa mu bukwe bwabo hanyuma abarimo basabwa n'abasaba
bakavuga imisango pastor yavuze ko ari ukubeshya kandi koko n'ukubeshya nase niba bavuga ngo sinzi na mwarabibonye umukobwa wacu ntaho uhari bakazana utwana duto ngo narabibonye ngo utwiga muri gardienne ngo n'ubusaba muri ngo n'ubuhe none bakavuga toya n'ukuri nta numwe urimo bati ariko twari dufite n'abandi abo dufite bari kwiga Burayi batarya n'indusaba akavuga izina agahita bamuzanira umubyeyi ukuze umukecuru aho ngaho mukuru bati dore n'uyu witwa gutyo ako cyangwa urumva ahubwo ukagira uco ukabona nk'umuntu aravuze ati ariko twakamubahaye noneho bemeye ko hari ntago ari muri Amerika barikosoye twakamubahaye ariko iyo turebye agahita atunga nk'urutoki nk'umushumba uri hariya aturiya kera yigeze kuza konesha iwacu ntago twabaho umugeni kubera ko ntago yigeze dusaba n'imbabazi byarabaye se byabaye ndeba kandi ndabara nyine iyo koko yarahonesheje ni ukuryoshya imisango oya kuryoshya imisango ahubwo wavuga uti twakamubahaye ariko duheruka kuza kugutumira mu giterane ntiwaza twagusabye kuza kubwiriza ntiwaza kandi kuko byarabaye none mite nisobanura ni impamvu naje muri cya giterane nukubera yuko hari ikindi giterane bari bantumiyemo mbere yayo hari n'izindi ntamana nagiye kugaburira ariko rwose mu mbabarire urabona ko naje ubwo sumva tutaryoheje kandi mukuri nibyo tebya ariko mukuri tebya mu bintu byanyu kandi by'ukuri kandi muganire aho nk'umunsi uzatange nk'umugeni genze kumusaba biba biryoshye cyane no kureba imirongo yo muri Bibiliya kureba Abrahamu yogereza Eliyazari gusabira umuhungu we nuko kubaza ni ufite ibimenyetso nuko kumubaza niba ajya asenga amasengesho y'imisigati Imana yabivuzeho ubundi uwo mukobwa usaba ese ufite ibimenyetso uwo musore wawe ese arasenga ajya asenga yitatu umukobwa wacu n'umukirisitu natubwira yitatu umukobwa wacu turamuguha ubundi uzamwemerera ajye muri repetition uduhite biba amahire dusange n'umuhungu wawe nawe ararepeta biryohe ahubwo tubonye ibyo tubisimbuza umuje gusaba ubundi mu kigaburo ryera ariko ubundi uyu musore afite indirimbo na Bibiliya nabanza bitwese ese afite Bibiliya kandi ako nahita nkagufatira nahita mufata hari gihe bari baza bambaye kamambiri n'intuza n'imyenda yibagiwe na Bibiliya araje gusaba mu bari gukora nanjye wa mugani nshatse kugira ngo ndyoshye iyo misango nahita hari umurongo umufasha ndashaka Bibiliya cyangwa umurongo umufasha nawo ese uwo mugeni tumuha bazajya basenga noneho tubaze icyangombwa cya pasiteri kuko arakijijwe nibyo ngibyo nivuga butumwa rero none se pastor wenda turaha n'iminota kiba yihuta abantu baratwandikira natangiye kubona ubutumwa bugufi rwose ntacyo ariko turi kumwe biragaragara yuko aha ngaha abantu bashobora kuba baratandukira kuko turabona ibinyoma byinshi mu bintu byerekeranye ntitunanakoresha inzoga icyo cyo ngira ngo ni automatique naho ariko ntabwo tujyana inzoga gusa wanyemereye iki kiganiro ukazagira indi be yacyo nkagira ibintu nkubaza kubyerekeye kuvuza ikintu bese ukoze hasi uziko nivuga butumwa hari ikintu cyitwa champagne tuzayivuga ubutaha nituyivuga turaba tudeviye champagne yo ubu hari abantu kuko champagne ujya ubona ukuntu ibira barayituritse ukagira ngo ni bombe ikabira yitabize ubukwe nyirango bashaka kubusubira se kuki baturitsa bikameneka ahubwo kuki baturika bikameneka hasi ese kuki babimena kuki biriya nabyo bizigwaho tuzabireba ubuta ariko bajyana gusaba ubuki bajyana ereka turabarokore niwaburi ese ikinyarwanda kirahari bya bintu uzimanira umuntu wawe kuki atari byo wasabisha ibyo usabisha kandi rwose birakunda pe aha wenda tuse nk'abahasubikaho gatoya kuri uyu muhango wo gusaba no gukwa n'ibikoresho bikoreshwamo ntekereza ko nimutwemerera muri kiganiro n'ubuyobozi birumvikana bwa DPR muzatwemerera ko gikomeza hanyuma tuze noneho mu rusengero bya bintu mwatubwiraga bisabwa pastor cyangwa se umushumba uyoboye uyu muhango ndetse n'umukwe n'umugeni aha ngaho unadushushanyirize imyambarire yindi wavugaga turaza kugira utuntu tubazaho mbere yuko ku myambarire ku myambarire ariko mwabyumvise ko
no muri hariya twahahereye mu gusaba nabyitorero bireba no kuvuga nabare abantu hari abantu hano mu mabwiriza bavuze ngo ababambariye na marene wa umushyingira bariya nabo nivuga butumwa imyambarire yabo igomba kuba ivuga butumwa. Ahangaha nagira nk'ikibazo wenda nabaza nko ku muntu nko kuri bano babyeyi baba kwambare cyangwa se abatantine ariko atari abakristo b'itorero rya Pentecote kandi ari ngombwa ko ubukwe buba ari ubwabo bikaba ngombwa yuko nabo basohoka bakwambariye ahangaha wenda ugasanga bo bafite kwafe ku mutwe bafite nyine bambaye nuko nyine bo babyumva cyangwa se wenda batoboye n'amatwi kandi wenda mu mahame y'itorero ntago batobora amatwi kandi ni batantine bagomba kuguherekeza yego none se hari icyo babwire nyine ko ari vuga butumwa ariko baguherekeze se hari ikibazo ariko bashobora kuba bambaye ibyo mu gihe cyo kandi ubwo si ubwawe se yego si ubwo bwawe se nturi umukristo se babwire nyine ko ushaka ko bibivuga butumwa ubwo bari babikuyemo babivanyemo bigende gute nk'inigi amaherena umusatsi wenda umusatsi biragoye kuwogosha igihe niko ntekereza kugira ngo atahukwe ariko nko kugira ngo akwambarire aho ngaho biroroshye none se nturi umukristo yego umukristo rero ugomba kubana amahoro n'abantu bose meme nabo mu muryango ariko babandi muri bari hafi yawe urareba nawe abo muhuje imyemerere n'abandi baze ariko umenye ababa kuri hafi kubera ko ubukwe bwawe uzaba wababwiye mu muryango ko wifuza yuko bubiki ivuga butumwa nkuko ndi kuvuga kugira ngo atagira ikibazo aha nabyumvise birasaba n'imbaraga ngo cyane cyane abanyetorero tubabwire birabasabaho imbaraga ndavuga umusore n'umukobwa yego kumenya agaciro kabo byerekeranye n'ivuga butumwa cyane ko twaje kubona ko ari wowe uvuga butumwa n'abavuga butumwa kandi turashaka ko uwo munsi wabo uba ririya jambo navuze cyane ubivuga butumwa ugaragaza imyemerere yabo mbega ugaragare ko mbega nawe ugaragaze nyine agaciro uhaye itorero ryawe yego nicyo ngicyo kandi bazakumvira kandi kuko bo barashaka ngo wishime hari n'ihame burya mu miryango tugira byo bavuga ko ubukwe tubwubashye cyane kubaha umukwe n'umugeni ibyo bategetse biba ari itegeko kandi uzarebe mu muryango natwe twakoze ubukwe nuriya mushiki wacu azabukora umuryango ububereyeho kugira ngo wishime bose bashaka imikenyero ngo wishime bazambara imyenda kubera wowe mu gihe rero numubwira uti niwambara gutya ntabwo ndi bwishime nawe ntabwo azabyambara ariko pastor tutanga message noneho ku muntu ushobora gukora ubukwe ataragera kuri urwo rwego rwo kuvuga ubutumwa ugasanga we nta ibyo ngibyo ntawe kandi agomba kuba ari umukristo yamaze kwemera yuko ari umukristo yamaze gushimwa mu itorero aho rero agomba kuba hahagaze neza kandi umenye yuko hari ahantu nakubwiye ko hari inyigisho ziri imbere ziriya nyigisho rero ni abapasiteri bazamuha nizizamubwira guhagarara neza mu muryango kandi agahesha Imana icyubahiro tuzamuherekeza muri urwo rugendo icyo cyumvikanye cyane ndatekereza ko wenda nituzagaruka kuri ka kandi kibizakorwa mu bukwe cyane cyane mu gusaba no gukwa aho tuzongera tugakomoza noneho tugere mu rusengero twakomeje rero kuri ku mugeni ubundi bajya bavuga ngo abageni baraje ntago ari byo umukwe n'umugeni yavuze ngo abageni baraje bavuze ubwo rero ku bakobwa gusa wagira ngo ni nk'abakobwa babiri binjiye oya ahubwo babasa ngo abageni bacu abageni baje ariko uko biba bitavugitse ntabwo ari bisa nk'aho ari abantu bagiye gushyingiranwa bahuje igitsina yego ari abakobwa babiri ari abakobwa babiri kuko umukobwa ni we wari umugeni umusore aba ari umukwe kandi njye numva hari abantu babivuga ngo abageni ngo reka amaguruke twakira abageni uyoboye gahunda ati abageni barahageze hageze umukwe n'umugeni none muhaguruke tubakire yego ntuzongere gukoresha ijambo uyobora gahunda mu rusengero ngo muhaguruke twakire abageni barahageze
icyo ni ikinyarwanda ni ikinyarwanda rwose cyumvikana ni umukwe n'umugeni n'uburi no gutanga inshingano uramenya ko ari umukwe n'umugeni atari abageni. Aha nahitangiramo ikibazo nabaza, ese ntabwo byakunda yuko mwasezeranye nk'amakupura abiri? Amakupura abiri biremerwa n'amakupura 5 icyarimwe. Aho mwavuga gute? Twavuga nyine umukwe n'umugeni baraje baraje abakwe n'abageni yinushyira mu byinshi, ariko ntabwo uvuga abageni, uvuga umukwe. Ubundi rega buri wese akoze ubukwe ku giti cye, umwakira ku giti cye ukongera ukakira nuriya ukakira nuriya, n'ubundi buri wese araza kurahira indahiro ye. Yego, imyambarire rero yahariye nayo nivuga butumwa, cyane ko noneho byanabereye mu rusengero, noneho biranaje rero ahubwo aho rwose ni furu. aho nawe birebe, nawe birebe nyine mu nzu y'Imana kenshi, kandi baba bari buze no kugera kuri aritari. Erega njye mbona bari buna bafotore cyane, ese wowe bari bukurebe cyane, njye mbona ahubwo uzi ko ari umwanya w'ivuga butumwa guseka, uzi ko ari umwanya w'ivuga butumwa cyane, umwanya w'ivuga butumwa. None se ubona amakamera bakuri imbere, ntabwo ubona umuntu wese baba kureba, kandi bagomba kubonamo ubukristo, bagomba kukubonamo Yesu n'umwuka wera, bakubonamo n'umuco n'indero, ku buryo abantu bashobora guhita bihana. Ejo bundi turanga mu kiganiro rwose hari umwana waduhamagaye w'umukobwa ati bagomba kukubona bakamenya ko uwo mwana ari uw'ahantu. Yarabivuze rema arabyibuka ati imyambarire, imvugo bakurebe bamenye bati uriya nuwo muri rwa rugo rutanga ya discipline, bihite byigaragaza, bihe n'agaciro umuryango. bihite kandi uzabirebe nyine iyo nk'umugeni yambaye nyine ikanzu y'ubukwe y'umugeni nyine, ubona abantu bose babyishimiye, ubona ari abanaberewe cyane. Reba rero iyo babakobwa bambaye imyenda babuze uko batambuka, utwenda twababoshe badafite uko bicara, ako nanjye ukabaza cyane cyane ngira ngo mu biganiro byanyu biri imbere muzagenda mubitubwira ibyerekeranye na discipline. Niba umuntu yambaye cyane cyane ku nkumi ziba zigaragiye wabo bari batandatu, hari igihe bagira 12 biterwa n'ahantu bambaye imyenda isabo, ariko biterwa n'igihe buranka dudozi azi uko bigenda. Ubu muri iyi minsi warabikurikirana, ni bangahe barabakora muri iyi minsi kugira ngo kuko baba basa neza iyo ugaragiwe ushaka 8 12, kandi bose basa banareshya basokoje kimwe, bambaye udukweto dusa n'isaha n'amasaha. Dore ikintu gitangaje, uzi ko hari igihe ibyo avuze byose tudavuze, usanga niyo hari ibibaboshye bigomba kuba bibaboshye bose. Eka niba bibaboshye bibegereye, hari akantu wavuze kare ngacaho umurongo, wavuze ngo bagomba kuba ngo bafite imyambaro ikwiriye. Singibi mu ijambo ry'Imana, jewe nakoze hari idakwiriye burya, nakoze jewe n'ubushakashatsi kuri iri jambo, sanga ikwiriye ni ugukwira, imyenda igukwiriye. Noneho hari itagukwiriye, hari imyenda idakwira umuntu. Noneho aho ngaho yambaye itamukwiriye, wenda no kuyambara byamugoye, noneho biraza no gutuma abantu babyibazaho. Ibyo rero wishe ivuga butumwa, kamera iryo jambo ndi kuvuga hano cyane, kamera y'amaso y'abantu nyine byabitwa abantu bitegereza, ivuga butumwa riragiye kubera ko bari kureba imyambarire. Yego, abantu bose barangaye. Yego, ariko irivuga butumwa ripfira he kuri wa mukwe n'umugeni, kuko umugeni ni uhitamo icyo abamugaragiye bazamba. Abanyumva bagukore mu ntoki bose, nuvuga ngo niho ryapfiriye, kuko niwe mwaherekeje, kandi mwagombaga gukora ibyo ashaka. Niwe nyirivuga butumwa, niwe tugomba no kuribaza tutivuga butumwa ryawe ko waryishe, tugahita duhindukira tukajya kuri wa mushumba wamureze. Ese mushumba wamureze uti? Ahangaha twibaze pastor, muvuze ibyo, ndimo ndareba mu rusengero bari abakobwa 12 tuyavuze ku murongo umwe imbere, na 12
hari na 12 bose aho bifashe mbese biterwa nuko wifite bagenda bazamuka hari n'abasore batari kwambara amasogisi bogoshe n'amapensi bogoshe hejuru y'amatwi gusa n'amacupa bahita amacupa ya myenda bambara ibafashe hasi kaba kaboshe kugera mu mfundiko nabo mubarebeho nabo ni ikibazo baba bishivuga butumwa noneho ahangaha iri jambo rirabareba imyambaro ikwiriye mu bukwe hari ukuntu bashaka nyine amaselfie meza kugira ngo ifoto izazisa neza ariko ubusanzwe n'ubundi wisiga amavuta ugasanga uwo munsi kumana yandi n'ubundi uyu munsi rero w'ubukwe gitangaza hari igihe haba habayeho gusiga babyita ngo ikidudu gusiga makeup mu kinyarwanda makeup twabyita gute ni ukugukesha igishawuro mbese gusiga amapuderi ibindi bintu byinshi cyane kugira ngo biryoshye amafoto nyine wowe biryoshye amafoto none se utabikoze ntaryoha se n'ubundi rego ubusanzwe uri mwiza n'ubundi kandi umuco wawe ugomba kugumaho kubera yuko hari abandi bo bibera hari abandi babikunda ariko wowe urinde bibutse amazina wowe uri ubwoko bwatoranijwe ishyanga ryera abatambyi b'ubwami abantu Imana yaronse kandi uri n'umuvugabutumwa uri umuvugabutumwa nyine uri uwageze ahantu h'umwihariko mizapare uri mu itorero ecclesia uri mu itorero iryo torero rero niryo ugomba guhesha agaciro nuko hano tutavuga amazina y'amatorero ariko hari nk'amatorero ushobora kubona umuntu yambaye ugahita uvuti uyu yasengeraho cyane uyu nawe asengera ukuntu yateze ukuntu yafunze n'amatwi oya nuwaha ariko hariho no wareba bikagucanga bigahita bikuyobera iwabo banza ari uwa hano cyangwa n'uwa hano batisegura n'uwa bivuga iki rero Bibiliya tubwiye ngo nimwishushanye n'abiki gihe kubera ko mwabaye abandi bantu mwabaye abanyetorero aho rero bwo ku myambarire kirasobanutse n'ukwambara igukwiriye hari amaduka rwose yacu hari amaduka abamo amakanzu y'abageni bacu hari amaduka afite amakositime abereye abasore n'abandi bari kumwe n'aba musore hari amakositime y'abakwiye kandi kino cyo kwambara kugira ngo tukivireho rimwe twasanze byose bipfira ku mukwe n'umugeni ni wowe uhitamo icyo abakugaragiye bazambara meme n'amabara urababwira uti mwambarire ibara ndarikunda aha dudu mbere yuko tugera ku musozo w'ikiganiro turazamukanye kwakira ibitekerezo turi kubona hano ku butumwa bugufi n'ubundi tubararikira gukomeza gushyiraho ubundi butumwa tubusome mu gihe dufite kuri 078963535482 078963535482 turacyari kumwe na Pastor Claude ni umuyobozi mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR mu ishami ry'ivuga butumwa amahugurwa ndetse n'ubuzima bw'itorero turi mu kiganiro aho turi kurebera hamwe ubukwe bwa gikristo ngira ngo mu buhanga bw'ibyuma budufashijeho gatoya aho tukagaruka tureba ubutumwa tukaza gusoza noneho tugaruka kuri Pastor Claude tureba n'ibindi bikenewe biva no muri ubu butumwa umugenzi kwari byo kuba maso abantu benshi baraharuba kandi bakaburirwa bakabyirengagiza ariko bakabyiboneraho yewe mugenzi niwirebere kandi niwiyumvire ibihe tugezemo mugenzi twari byo kuba maso abantu benshi turacyari n'ubundi mu kiganiro ubuzima bw'itorero aho tuje kugenda turebera hamwe ubukwe bwa gikristo ahangaha ngira ngo mbere yuko tureba buno butumwa hari n'akandi kantu dushobora kubaza Pastor Claude ubu bukwe ubundi dukurikije uturere twacu two mu Rwanda n'imico yaho ndetse n'amabwiriza itorero ryashyizeho kubyerekeranye n'imiyoborere y'ubukwe Pastor Claude twagira mu tubwire ubundi bikorwa kimwe ese mu burengerazuba mu majyepfo cyangwa mu mujyi wa Kigali
nta bantu bashobora kugira umwihariko wabo bitewe n'aho bari ubundi bigenda gute kugira ngo ubundi mutubwire no magambo twihuse kubyerekeranye n'indahiro. Ye murakoze cyane. Itorero ryashyizeho umurongo umwe muri paruwase zose dufite 424. Murumva ni amaparuwase menshi, imidugudu ni myinshi kandi n'imico iratandukanye, ariko itorero abayobozi bashyizeho umurongo umwe. Niyo mpamvu bakoze ibitabo. Hari igitabo kivuga imihango n'iminsi mikuru muri ADPR, buri mushumba wese aragifite. Hari n'ikivuga imihango ikorerwa mu itorero rya ADPR ndetse n'amabwiriza bose barayafite. Iyo mihango rero ikorerwa mu itorero n'umuhango wo gushyingira nawo urimo. Hose rero ni kimwe, amagambo avugwa namwe. Umupasiteri w'Inyamasheke azashyingira kimwe n'uw'Iremera, uw'Iremera azashyingira kimwe n'uwa Nyagatare, hose ni kimwe. Ababihindura ariko itorero ryarashyizeho umurongo, ibyo ntago byemewe. Aho namaze kubona bahindura wenda nabatita kubyanditse mu bitabo cyane ko babihawe. Nabasaba rero kuza kureba uko umuhango ugenda, uko uyoborwa n'ibivugwa. Aho twakebura ni ku ndahiro. Yego, indahiro hari impamvu abayobozi baba barayishyizeho. Umukwe avuga ngo jyewe, akavuga amazina ye, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu, akavuga amazina y'umukobwa, ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera akabako. Naha ngaha ageze. Kandi muri aya magambo ugacunga ko yavuze yose neza, yayavuze neza. Noneho n'umugeni hepfo araza kuvuga nk'aya. Abantu rero barambashije bati pasiteri rwose kubera iki mwashyizemo biriya bintu byose? Ni ukubera ko hari impamvu. Iyi ni indahiro. Ese kubera iki muvuga ngo Yesu Kristo ngo nagaruka, kuki naho mwabishyizemo kuko tuzatandukana? Gira ngo hano dukwiye kugasubiza. Aka kantu gasubize, kubera ko iyo uvuze ngo gutandukanwa n'urupfu wenda birumvikana, abantu baratandukana, ariko ngo gutandukanwa ngo cyangwa ngo nuko Kristo aje gutwara itorero, iki kintu hari abantu babasha batacumva. Twajya ujye dusobanurira. None se ntago babariza ijambo ry'Imana ngo basomerwe muri Matayo? Turebe Matayo 22, urebe iminota kugira ngo uze no guha ba bantu agaciro bazigize message zabo. Matayo igice cya 22 umurongo waho wa 23 wahereye, hari Yesu asubiza abasadukayo ibyerekeranye no kuzuka. Uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza aho ari baramubaza bati mwigisha, Mose yavuze ko umuntu napfa batarabyarana na mwene se nahungure umugore we acikure mwene se. Nuko iwacu habayeho abavandimwe 7. Uwa mbere yarongo yarapfa, maze kuko batabyaranye araga mwene se umugore we. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza kuri bose uko ari 7 bamera batyo. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba mukande muri abo bose uko ari 7 ko bose bari bamufite? Urumva ikibazo cy'abasadukayo? Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Kese igisubizo no kuvuga iki? No kuvuga Yesu naza njyewe n'umugore wanjye tukajya mu ijuru. Ntabwo ijuru tuzahita tuyakora family. Ntabwo muzimukana iyo state. Ntabwo agenda ari umugore undari umugabo.
ntabwo azongera kuza kundaza ngo nubundi ngo mwisise ngo ntiyari umugabo wanjye cyane ko imibiri zabo yahiye none ngo dukomeze gahunda ntabwo bibaho niyo mpamvu Yesu naza tukagenda tuzatandukana ahubwo buri wese tuzaba tugeze mu bundi buzima icyo cyumvikanye ngo twanyura noneho mu butumwa bugufi tukareba abatwandikiye n'ubutumwa bwabo hanyuma Pastor Claude akagerageza kubusubiza. Yesu ashimwe abakozi b'Imana ibyo muvuga siko bikurikizwa rwose barabeshya ngo imyaka ye ntiruzura ngo ikindi baba bambaye n'ibinigi ikindi mu rusengero bakwiriye kuhadekora na ya matara myasa yitwa Mama Ange ari kuvuga ko abantu babeshya mu misango barabeshya cyane ngo bakambara n'ibinigi ngo nyine urumva n'ibya bindi twavuga by'umuco bakambara ibintu abona ko bitemewe. Mwaramutse akimana Roza mudusubiriremo iyo umuntu yishingiye ari umukristo yakirwa hashize igihe kingana iki? yishingiye ari umukristo yakirwa ashize igihe kingana iki? Mwaramutse Yesu Kristo niyamamare ndi Kimironko nitwa Festo ese ko ndi umukristo muri ADPR ikibazo umuntu antumiye mu bukwe akaba afitemo inzoga ashaka ko mpagararira ikigega ubwo nabyemera cyangwa nahakana nimungire inama ku bindi Imana iduhana umugisha turabakunda mu mbarize munsubize. Hanyuma uyu nawe yavuze ati Yesu ashimwe ndi uhiriwe Jean Claude umurenge wa Gashanda itorero Kansana Pastor Abakorinto ba 2:6-14 kugeza kuri 15 uduhurize no gutaha ubukwe bwabo tudahuje kwizera murakoze. Hanyuma uyu nawe yavuze ati Yesu ashimwe kandi ndi umukristo wa paruwase ya Kacyiru ndashaka kubaza iyo umusore yishingiye akabana n'umugore imyaka myinshi icyo gihe yitwa ngo iki? Ese ni ubusambanyi cyangwa byitwa ukundi kuhi? Urahumvise? Yesu ashimwe abakozi b'Imana yavuze ngo reka mbasubiremo wumve. Ndi umukristo wa paruwasi Kacyiru ndashaka kubaza iyo umusore yishingiye akabana n'umugore imyaka myinshi icyo gihe yitwa ngo iki? Kandi yarishingiye mubiza ko abivuga yitwa umusambanyi. Ibyo ni ukuri ni umusambanyi. Ese ntabyumva ese yari wamushingiye ngo cyangwa byitwa ukundi kuhi? Nta kundi byitwa kereka niyihana ni ubusambanyi. Hanyuma uyu nabwo byamara imyaka ingahe? Ese icyaha cyakurwaho nuko bamaranye igihe? Mwiriwe neza nshuti z'Imana nagira ngo mbaze umuyobozi wacu none se mu misango yo gusaba ko hariho n'abayobozi bashobora gusabira abageni ariko nabo bakabonekwaho kubeshya nk'uko abandi babikora. Nagira ngo umuyobozi wacu agira icyo abivugaho. Nabo twababujije. Imana ishimwe imugambaza. Bakurikiye. Hanyuma Yesu ashimwe bene data ubukwe n'ubwera dukwiriye kurangwa ikibazo nuko abitwa aba MC baratuvangira muzashyireho amabwiriza abagenga nibamvuga numva Kayonza ariko koko nabo bagomba kugira amabwiriza abagenga ari igihe bavuga amagambo bivuga butumwa bakwiye kumenya ko ari ivuga butumwa. Pastor basubiza abangaba ducunguza uburyo umwete n'iminota yacu abona ko iba yihuta ariko mbibutsa yuko mudutegurire ko nta kintu hazabaho byerekeranye na n'ubukwe bw'umuryango ahandi wavuze ababyeyi kandi nanone ntago turajya muri reception harya nayo irahari na reception ndetse no gutwikurura bana we aho hose niturahagera. Iki kiganiro urumva ko gifite icya kabiri dushaka kugera n'icya gatatu ariko reka dutekereze icya kabiri. Aha ngaha noneho ibi munyuze muri ibi byifuzo bitandukanye ariko ibyo bivuze nyuma y'umuzuko nta mpinja zizongera kuvuka. ni Odette Igicumbi
nyuma y'umuzuko nta mpinja zizongera kuvuka bahise zafuka gute hejuru tuzaba dufite imibiri nk'iy'abamarayika nta bitsina biriho hari uwabajije wenda urabibuka bose kugira ngo turebe nk'abishingiye bagaruka mu mirimo hashize igihe kingana iki nacyumvise ko abishingiye bakoraga imirimo y'umuhamagaro mu itorero iyo bihanye bagashyirwa mu itorero bakongera bakakirwa ntabwo bahita basubira mu mirimo bakoraga basubira mu mirimo nibura nyuma y'imyaka 5 iyo bakomeje gushimwa niko abayobozi bashyizeho amabwiriza agomba kugenderwaho mu gihugu hose nuko ibwiriza nuko rivuga abandi babajije ibyerekeranye hari n'undi watubajije ati ndamutse nkoze ku kigega bamushinze umurimo wo gukora ku kigega nyamari ari abantu yego none se urumva yakijyaho gute ese ubwo tuvuge umusuye ukamubwira uti jewe ndanywa inzoga nabwo yajya kuyikugurira oya none se ubujya cyatakiza Imana se yibuka ko ari umuvuga butumwa ngo se arajya ku kigega ejo azabwira abantu ngo ntibanywe inzoga kandi akiriho kandi ayitanga nabwo wenda umuntu yamubwira ngo agende ababuze ibyo bigega byabo kuko bataranakizwa hari undi nawe wakijyaho uzabijyaho atari we unabizobereye mubizi cyane unabizobereye muzi n'amazina yazo uzi nuko zipfunduka byose hari ibyo azise wajya gukora y'ibyazi ni fanta n'umutobe hanyuma icyerekeranye n'abayobozi nabo babeshya nabo babwiwe nk'uko abandi bari kubwirwa nabo nukubabwira ko atari byo ndumva ari ibyo ahasigaye pastor ngira ngo mu munota umwe shimire Dudu twabanye kandi turarikire n'abakunzi b'ikiganiro ubuzima bw'itorero ubutaha tuzagaruka nanone kuri aka kantu n'ibindi byose bikenewe n'ibyibazwa ku byerekeranye n'uko kuko tubonye ko hari abantu benshi bashaka no kubimenya ubwo ngira ngo muratwemereye ko ubutaha tutazarenga ingingo nta kibazo twabitegura neza nayo tuzabiganireho yego duhari cyo wabaza pasiteri yego nari ngiye kumubaza gatoya ku ndahiro wari watubwiye ku ndahiro ariko wibagiye kutubwira ku ndahiro y'impeta aho umuntu asigaye usanga yivugira amagambo nyine imuvuye ku ndahiro y'impeta buriya nabirangirije muri hariya avuga ko tugomba gukurikiza amabwiriza yanditse kuko izi ndahiro ziba zanditse hariho aho ushaka gusanga nk'umupasiteri abwiye umukwe n'umugeni ati mubwira ibyo ushaka muririmbire hariho numvise ahita muririmbira kandi hari n'uwo batunguye atazi ibyo avuga agiye kuvuga ngo murebe mu maso umubwira akantu avuga ibidahura n'ibiri mu mabwiriza ni ukuvuga rero nta kurengera nibakurikize amabwiriza yego pastor tugushimire kandi tubasabe musabire n'umugisha birumvikana n'abakobwa abasore bitorero kandi b'igihugu kugira ngo Imana izajye bashyikira muri ibikorwa biri imbere murakoze cyane turagushima mwami Imana yacu Imana y'icyubahiro turagushimira ikiganiro cyiza gitangiwemo impuguro zitandukanye kandi cyubaka kandi gitanga umurongo mwami uhumugisha abasore bacu n'abakobwa bacu ubagirire neza ubahe kukubaha no kukubahisha kandi abari kwitegura ubukwe bwabo buzabivuga butumwa abazabutaha bazabone ko ari ubukwe bw'abanyetorero ndakwizeye kuzadufasha no mu bindi biganiro biri inyuma tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen turabashimiye mwebwe twabanye mu kiganiro ubuzima bw'itorero yego Imana igumugisha hanyuma turarikira abakunzi bacu gukomeza gukurikirana gahunda za Life Radio by'umwihariko mu kanya ku isaha 6 mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana yego mwari kumwe na Pastor Clement Muganza na Dudu Rehema izere Yesu ihuzwa kubw'ibyo mugenzi niwe ane